iby'ejo bibara b'ejo, ndetse n'ibiza kuba nyuma y'iri segonda ntabwo mbizi. Iyi ni inkuru yahinduye ubuzima bwanjye. Habayeho abasaza bane, abo basaza bakaba inshuti magara. Bari barabaye inshuti kuva kera bakiri abasore, bakigana mu mashuri. Bakiri abasore bahuraga kenshi, bakaganira bagasabana, bakanoza iby'umubano wabo. Ariko uko imyaka yagiye ihita, bose bagiye babona akazi gatandukanye n'imirimo itandukanye, bituma batangira kubura umwanya wo guhura ngo basabane nka mbere. Ku buryo hari aho byageraga n'umwaka ugashira badahuye na rimwe. Babonye ko ubucuti bwabo butangiye gucika intege, biyemeje ko bakwiye gushaka byibuze umunsi umwe mu mwaka, bagasabana, bakaganira, bakibutsa ibya kera. Ibyo barabyemeranyije, batangira kubikora gutyo, babikora iminsi myinshi, babikora imyaka myinshi. Umunsi umwe baje guhura nk'ibisanzwe. Mu gihe barimo basoza ibiganiro byabo, umwe muri bo basaza abaza abandi ati, ese mu mwaka utaha tuzahura ryari, tuzahurira he? Ubwo nk'uko bari bariyemeje guhura rimwe mu mwaka kugira ngo ukomeze kubana neza, banoze umubano wabo. Kuri iyo nshuro, buri musaza hari ukuntu yatekerezaga bitandukanye n'uko abandi bose batekerezaga. Icyo gihe bari bamaze gukura koko, imyaka yari imaze kuba myinshi cyane. Uwa kabiri akibyumva yabaye nk'usetse ati, mu mwaka wose? Ego, mu mwaka wose se ubu ninde uzi neza ko azasoza uyu mwaka akiri muzima? Rero ngewe ndumva twapanga nk'amezi 6 cyangwa se ukwezi. Nako yewe sinzi niba n'ejo nzahageza. Rero ushobora no gusanga n'uko kwezi mvuga nako ari kunini cyane. Njya numva bavuga ngo iby'ejo bibara b'ejo. Ubwo babajije wa gatatu wari wicaye atuje, atavuga ijambo na rimwe, nawe arabasubiza ati, ejo naho ni kera cyane. Mwumve inshuti zanjye, uko mumbona uku nguku hano nicaye ahangaha dusangira, ntabwo nzi neza niba uyu mwuka mpumeka atari wo wa nyuma. Ese washingiraho uvuga ko niba ninjije umwuka ngusohora, byanshobokera bwa kabiri bwa gatatu gutyo gutyo, ushobora kuba ari wo mwuka wa nyuma. Njye rero ndumva no gupanga iby'ejo ari kure cyane. Ndumva twapanga iby'aka kanya turimo rwose. Sinzi niba nyuma y'uyu munota, nyuma y'iri segonda. Mu bwoko bumwe bwa filozofi bita stoicism, hari aho bavuga bati, igihe cyahise ndetse n'igihe kizaza ntabwo tubifiteho ububasha ngo tubigenge. Icyo dufite ububasha bwo kugenga ni indagihe yonyine. Iki gihe turimo, iri segonda turimo, uyu munota turimo wonyine. Akenshi mu mitwe yacu tumara igihe kinini mu gihe cyahise ndetse n'ikizaza, ariko ugasanga igihe turimo cyo tukibamo gake cyane. Ariko byari bikwiye ko tuba mu ndagihe cyane kurusha kuba mu gihe cyahise ndetse n'igihe kizaza. Ntituzi neza aho tuzaba dukandagije ibinege byacu ejo, yewe ntituzi niba nabyo bizaba bikandagiye. Ubu ngubu wumva umwuka winjira wongera usohoka byoroshye, yewe ukabifata nk'aho byikora, ariko ntituzi neza ko mu kanya kagiye kuza ariko biraba bimeze. Tuzi neza igihe tumaze ku isi, ariko ntituzi neza umunota n'isegonda dusigaje ku isi. Kuri iyi saha uri kumwe n'umuryango wawe, iki ni cyo gihe cyo kwishimana nawe. Kuri iyi saha uri kumwe n'inshuti zawe, iki ni cyo gihe cyo kwishimana nazo. Kuri iyi saha uracyabona ba bandi wahemukiye, ubu musigaye murebana ingwe. Uyu munsi ni wowe wawe. Fata inzira ugende umusabe imbabazi, kuko wasanga ari cyo gihe cyane mufite nk'amahirwe. Uyu munsi uracyari muri bya bindi bitari mu bushake bw'Imana, uracyari mu mwijima.
menya ko iki ari cyo gihe cyo kuva mu bidatunganye, bityo utunganye ibidatunganye. Niba iyi nkuru hari icyo yakwigishije, twandikire muri komenti. Mwakoze kureba iyi video, mukomeze kudushyigikira mukora subscribe, muduha ibitekerezo, munasangiza abandi video zacu. Turabakunda.